abantu bafunga umutwe, ukarota serekeye ugafunga umutwe urapfa, nta mikino irimo. Ukarota wambaye ikanzu y'abageni, shoot my friend, kandi warakoze ubukwe, nta mikino, urataha nutaba amaso. Nebukadineza igihe kiragera Imana imusohora aho yari ari muri perezidansi yiwe, ajya kurisha nk'inka mu ishyamba, amara amezi menshi abantu baramubuze kandi bazi ko ahari, ariko ijuru ryari ryamuburiye ko agomba kuba maso. Izo nzozi rero umva zamumenyeshaga ko imbere ye hari ikibazo, agomba kwegera Imana. Iyo urose wambaye ikanzu y'abageni kandi warashyingiwe, ufite impeta, ufite umugabo, urakoze kudukurikirana, wowe uherereye mu Rwanda, mu Burundi, Amerika, Australia, Kenya, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi tutarondoye, Oman nabonye mudukurikirana, Dubai nabonye mudukurikirana, no mu France muradukurikirana cyane, ndetse na bamwe bari mu Bushinwa nabonye mudukurikirana cyane. Ni byiza, turabireba muri machine tukabona mudukurikirana kandi mu buryo bwiza, kandi n'iby'igiciro cyinshi. Imana yiduha ibyo kubaha, ntimubyakire nanone twari kuba turiho umuvumo, ariko kuko turiho umugisha, turi n'abana b'umugisha, bigaragara ko ubwo mudukurikirana turabahesha umugisha mu izina rya Yesu. Rero uyu mwanya reka nkubwire ko tugiye gusobanurira inzozi zitandukanye uhora urota ukibaza ese izi nzozi zisobanuye iki. Ndashima Imana kubwa bagenzi banjye bafite iki gisata cyo gusobanura inzozi, bakozi b'Imana batandukanye, abapasitori, abaprofete, mwahawe ino mpano yo gusobanura inzozi. Mukomeze mugire courage, Imana ibahe umugisha kubwo kuburira abera kubw'ibiba bigiye kubabaho, kandi bakamenya uko bagomba kwitwara. Rero uyu mwanya icara utuze, utega amatwi, utazajya urota ibintu bikagusohoraho mu gitondo cyangwa anytime ukavuga ngo ntabwo abakozi b'Imana tuba twakoze umurimo ukadupfana. Kandi mu by'ukuri ndagira ngo ngubwire ko inzozi ni ikintu gikomeye cyane. Ba Nebukadinezari bagiye barota ibintu biremereye, bakabipinga, bakumva ni ibintu bidasanzwe, bakumva ni ibintu biri aho ngaho bidafite proof, hanyuma anytime ukajya ukabona umuntu w'umugabo w'umwami w'igikomangoma twagereranya n'umuperezida muri kino gihe agiye kurisha nk'inka mu ishyamba cyangwa nk'imbogo mu ishyamba. Kubera iki? Yarose ibintu Imana yamuburiye yanga kumva. Sinzi urwego uhagazemo, sinzi titire yawe, sinzi CV yawe, ariko CV iyo ariyo yose, reka tubanze tuvuge ko Imana ntisura abarokore gusa mu buryo bw'inzozi, ahubwo yaba umusinzi, yaba umusambanyi, yaba umurozi, yaba nta muntu Imana idasura. Ubwo bubasha bwo irabufite, ntabwo bireba abarokore gusa. Mujye mumenya ko n'abantu badasenga, batemera ibintu by'Imana, Imana irabasura, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri ngo naho umuntu atabyita. Ubundi Imana ivuga mu buryo bwinshi, ariko reka nkubwiremo nka bune ugomba kujya wumviramo ijwi ry'Imana. Icya mbere, Imana ivugira mu ijambo ryayo. Icya kabiri, Imana ivugira mu nzozi abantu bashyizweyo basinziriye, icyo ni icyanditswe. Icya gatatu, Imana ica mu kanwa k'abahanuzi nkatwe n'abandi batubanjirije, ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi bagiye bahanura ibintu bikomeye. Kane, Imana inyura mu ndirimbo zahimbiwe agakiza cyangwa se zahimbiwe Imana. Imana iravuga mu ndirimbo. Burya abaririmbyi n'abahanuzi bakomeye, baba bari kutubwira ibiri ku mutima w'Imana iyo bari guhimba indirimbo zitandukanye. Urumva rero ko Imana iravuga, ivugira mu byo yaremye, nyine ivugira mu bintu byinshi. Ariko ndagira ngo uyu mwanya dusobanure inzozi mu buryo butandukanye. Icya mbere, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'uyu muntu udukurikiranye, mwambika imbaraga zawe, bana nawe, connectana nawe, connection yawe mubeho, ubwiza bwawe muzeho, ntaba ari we ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icubahiro. Ndagushimiye kuko wumvise gusenga, ducyashya imbaraga zose za kirogoya, dusengeye iki kiganiro kugira ngo umuntu uzacyumva kizamugirira umumaro. Twahisemo igisata cyo gutambutsa ibigirira abandi umumaro, twanga amatiku, twanga n'ibindi bisebya izina ryawe, kandi ntiwigeze udukoza isoni. Twabonye imirimo y'amaboko yawe.
urakoze rero ko ugiye kubana na buri wese udukurikiranye, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka twihute, nzi ko muba mufite umwanya mutoya kandi nanjye ndakoresha umwanya utari munini cyane, ndi kureba ku isaha hano kuko nanjye mfite ibyo mba ndimo, ariko kuko twarahiye gukorera Imana mu bibi ndetse no mu byiza, aka niko gatuta Imana iduhaye dusigaranye ko kugira ngo tuvugireho iby'imbaraga z'Imana. So ubundi habaho inzozi zimenyesha icyago kiri imbere yawe. Izo nzozi ziba ziteye gute? Ni inzozi urota zikuburira ko imbere hari icyago, ariko zinavuga ko nuramuka usenze icyo cyago kirava imbere yawe cyangwa se uragitambukamo kitaguhungabanije. Urugero, niba uri bubyuke ujya mu muhanda gutwara imodoka, moto, igare cyangwa n'ikindi kinyabiziga, gari ya moshi cyangwa n'ikindi gikorera ku butaka, ukaryama, ubwo uri umushoferi, ukagira inzozi ubona umuhanda wacimbutsemo kabiri. Ndasubiramo, ukarota umuhanda wacimbutse cyangwa wakundutse. Inshuti yanjye, ugiye guhura n'impanuka, Imana iri kukwereka ko aho hantu uwo muhanda wacimbukiyemo mu buryo bw'umwuka abadayimoni baba bamaze kuhacukura ubwobo bwo kuguhitana. Benshi nimubimenya murahaguruka mukagenda mudasenze, ukava hano ukajya Rwamagana utasenze. Jewe biyerutse kumbaho nibagirwa guhaguruka nsenze, ibyambayeho nagahoma munwa, sinabitangaza hano, wenda mwagira ngo ndi gusaba, sinkibikunda. Ibyago byacu nyine bimenywa n'Imana, cyane ko hari n'igihe abantu babimenya ntibagire icyo babikoraho, ariko ibyabaye nagahoma munwa kuko ntasenze byonyine. Yewe n'urwo rugendo numvaga ndi gushidikanya kutarujyamo, ariko ndahatiriza ndagenda. Ngarukiyeho umuhanda, kurota umuhanda wacimbutsemo uri umushoferi mu gitondo ufite urugendo, ukwiriye kubanza guhagarika urwo rugendo ugasenga. Izo ni inzozi zikumenyesha ko imbere hari icyago. Hakabaho inzozi za kabiri, urota abapfuye. Ni kurota ibyahise, kurota ibintu byatambutse. Ubwo iza mbere ni izimenyesha icyago imbere yawe, kabiri ni inzozi zikumenyesha, ni inzozi z'ibihe byatambutse zikugarura inyuma. Urugero, inzozi zikugarura inyuma ni ukujya kubona ukabona abantu bawe bapfuye muri kuganira, barapfuye byararangiye ariko muri kuganira. Kabiri, ukabona uri gusubira iwanyu mu cyaro, uri gusubira aho wavukiye. N'urugero, benshi bahita bashidikanya bakavuga ngo buriya nzajya gusura ababyeyi. Oya, ahubwo izo nzozi zirakwereka ko mu buryo bw'iterambere abadayimoni barashaka kugusubiza hasi. Inzozi za gatatu ni inzozi z'ubutsinzi. Hari igihe urota uguruka. Urugero, ukaryama ukarota uri kuguruka, ukaryama ukarota perezida wicaranye nawe w'Amerika cyangwa w'u Rwanda cyangwa n'undi mu perezida uwo ari we wese ufite title yuko ari umutware, ari president. Izo nzozi ni inzozi z'ubutsinzi, ni inzozi Imana iri kwereka ko yakwishimiye utsinze urugamba, kuko guhura n'abakomeye si ibintu byoroha, nta n'utabyifuza. Noneho mu buryo bw'iyerekwa rero, iyo urose inzozi akenshi z'ubutsinzi urota uguruka cyangwa ukarota uganira n'abakomeye na perezida, cyangwa ariko akenshi urota uganira na perezida. Ziba ari inzozi z'ubutsinzi.
kuko president ahagarariye Imana mu gihugu ayoboye. Iyo rero muri kuganira mu nzozi ukabona muri kumwe, jya umenya ngo hari urugamba utsinze, Imana ibiri kukwereka ko iri hafi yawe. Yego, izo nzozi rero zose tuzajya tugenda dusobanura duhereye ku murongo. Reka tugaruke inyuma ku nzozi twahereyeho za mbere zikumenyesha. Nebukadinezari yarose ngo igiti kinini ngo gifite amashami, ngo ariko inyoni zose n'ibisiga byose n'inyamaswa zose n'abantu bose ngo bakaba bahagaze muri ayo mashami muri icyo giti ngo bari kuriramo ngo kandi bahaze baguwe neza. Ibyo byari bisobanuye ko icyo giti ni Nebukadinezari. Hanyuma amashami ni igihugu cyose, uturere tugize icyo gihugu, ibihugu ayoboye 127, kuko yari amashami menshi. Inyoni z'amoko yose n'ibisiga by'amoko yose n'inyamaswa z'amoko yose n'abantu byari bishushanyije abaturage batuye ibihugu 127 ko Nebukadinezari abayoboye bahagaze mu gihugu cye ayoboye. Ariko ngo aza kubona icyo giti ngo gitemwe n'umuntu atabonye, ngo kigwa hasi. Ngo kiguye, urumva ko amashami arahunguka, abantu barimo ibyanyamaswa zarimo ziguye hasi. Byari bisobanuye ko nubwo akomeye nakomeza kurangara, Imana izamunyaga ubutware, igihugu kimara iminsi cyacitse umugongo, ariko mu buryo batazi nabo. Nta gihe cyatambutse asobanuza izo nzozi, bamubwira ibyo ari byo, ariko ntiyabyemera, afunga umutwe. Abantu bafunga umutwe, ukarota serekeye ugafunga umutwe urapfa, nta mikino irimo. Ukarota wambaye ikanzu y'abageni, my friend, kandi warakoze ubukwe, nta mikino, urataha nutaba amaso. Nebukadinezari igihe kiragera, Imana imusohora aho yari ari muri perezidansi yiwe, ajya kurisha nk'inka mu ishyamba. Amara amezi menshi abantu baramubuze kandi bazi ko ahari, ariko ijuru ryari ryamuburiye ko agomba kuba maso. Izo nzozi rero umva zamumenyeshaga ko imbere ye hari ikibazo, agomba kwegera Imana. Iyo urose wambaye ikanzu y'abageni kandi warashyingiwe, ufite impeta, ufite umugabo, niba wumva atari cyo gihe cyo gutaha, utari ready, senga, hamagara abanyamasengesho, hamagara abashumba bawe, barotorera izo wagize bagusengere. Niba uri kure, koresha telefone. Mu bakozi b'Imana bose bari ku isi yose, ntiwabura uwawe ngo agufashe gusenga, kuko ikanzu y'abageni iyo washyingiwe isobanura urupfu rutunguranye. Kandi iyo utabikoze uragenda pe. Gusa nanone hari abo dusengera igihe cyabo cyageze, Imana ikabyanga, ikavuga ngo namaze kumweza, ntabwo araguma mu isi, atazahura n'ibibazo bigatuma andekura. Ariko abenshi, imbaga nyamwinshi, ni abarokoka. Izi nzozi zimenyesha, hari igihe urota ku kazi, intebe yawe wicaraho muri ofisi yandura,
umuntu ayimenaho vidanje, umuntu ayimenaho ifu, umuntu ayimenaho ibintu nyine biyangiza, cyangwa wajya kwicara ukabona yanduye gusa utabonye n'uwayanduje. Ukwiriye gusenga kuko ziriya nzozi zirasobanura ko hari umuntu ugiye kukuvuga amagambo mu kazi ukora ukabicyasha muri rubanda mukorana. Senga rero ukumire zirakumenyesha. Hari inzozi umuntu arota intebe ye yihirika yicaragaho muri ofisi, Imana iri kukubwira ngo nurangara iyo ntebe urayinyagwa, urasimbuzwa abandi, ubutware bwawe buranyazwe. Hari igihe umuntu arota umuntu amupfuka umunwa, birasobanuye ngo hari imbaraga ziri kukurwanya zidashaka ko ugira ahantu uva cyangwa ugira, kuko umuntu wese akizwa n'ururimi rwe cyangwa akicwa n'ururimi rwe. Ese izi nzozi urumva ugize amatsiko yo kuzajya udukurikirana? Nimugira umubare nyamwinshi, uyu mwanya w'inzozi turawugira muremure, tujye dusobanura inzozi nyinshi. Iyo urose imvura ikunyagira ariko atari imvura nyinshi cyane, babisobanuye ko umugisha ugiye gusendera ku buzima bwawe. Benshi rero bahita bavuga ngo ubw'imvura ngo intambara irabaye. Hari imvura isobanura umugisha, hari n'imvura isobanura intambara. Tuzabisobanura. Njya mbona abana b'abahanuzi yarota ari bunyagirwe, bari bumuha amafaranga menshi, agahita abyuka kumva byabaye iby'isi yose, ati imvura iraguye. Ntayo sha, jya ku birenge by'abakubanjirije ubanze urerwe mu mwuka w'ubuhanuzi. Ubwo twasobanuraga ku nzozi zimenyesha. Kurota imbwa ikurya ikakuruma ku kirenge, biba bisobanuye ngo abadayimoni b'ubusambanyi bagiye kukwinjiramo. Kurota ipusi ikuruma biba bisobanuye ngo umudayimoni w'umujinya aturamye muri wowe, araganje, aba agize imbaraga. Kurota imbeba zo ziragatsindwa. Nurota imbeba senga, wambara ibigunira, wigaragure. Kurota imbeba have shuti y'umusaraba. Iyo urose imbeba ni umwuka w'inyatsi ugiye kwinjirira urugo rwawe. Kongera kurya ni ikibazo, kongera kwakira amafaranga ni ikibazo, kongera kugira ikintu utunga ni ikibazo. Ibintu byawe bigiye gutangira kugenda biyenga, kuko nyine imbeba yageze irya ibiryo mu nkono, imbeba irya imyenda, urumva si uriye nyine ugaruka. Ibisobanuro ni ukuvuga ngo imbeba ni umwuka w'inyatsi ukwinjiranye. Inzozi zo sinjya ntinda cyane, izo ni inzozi zimenyesha ko imbere hari ikibazo. Intsinzi rero yabyo dusoza nuko bwa mbere ugomba gusobanuza ababihamagariwe bakagusobanurira inzozi warose icyo zisobanuye, sibyo? Haleluya. Hanyuma bamara kugusobanurira ukabasaba inkunga y'amasengesho, mugacyaha mukaburizamo iyo migambi ya Satani. Nimuve muri ibyo bintu byanyu muvuga ngo abantu barabahemukiye. Mwese ntabo mwahemukiye, nawe ufite abo wahemukiye.
mu isi umuntu arakosa ariko akanikosora. Nawe hari abo wakoshereje kuva uvutse kugeza ubu magingo yawe, wowe uri innocent. Umuntu yakosa. Turiho ngo turwanye umwanzi Satani, turiho ngo duterane amagambo ngo uriya yarahemutse, uwaguhemukiye nawe afite uwamuhemukiye, nawe ufite uwo wahemukiye, uwo wahemukiye nawe afite uwo yahemukiye. Twaguma muri ibyo, murumva katari akarindagiza k'abazimu, ko nta karindagiza k'abadayimoni bashaka kuhusha umugisha wawe, ugatwara ugacumbikira abantu mu mutima wawe h'umwikomo gusa. Uwaguhemukiye mureke, uhamagara utaraguhemukiye, cyangwa nawe umuhamagare mwiyunge musabane imbabazi. Yesu aho umugisha. Nari navuze ko mbafite iminota mikeya. Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Imana y'abera, Imana umutabazi, Imana umujyanama, Imana ibyiringiro, Imana ubwugamo, Imana isambu itarumba, Imana igiti cy'inganzamarumbo, ngushimiye ko wera kandi ukiranuka muri byose. Ngushimiye ko uri umunyembaraga, ngushimiye ko uri umunyebambe. Sengeye uyu muntu warose inzozi akabura ibisobanuro byazo, muhe imbaraga, mugirire neza, mwagurire imbago, mukomereze amaboko, mutsindishirize, muneshereze. Izina rya rihimbazwe, rihabwe icyubahiro ku buzima bwe. Ngaho mwagurire imbago, ubane nawe, mukomereze amaboko. Dusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nguhesheje umugisha kuko ubarizwa hano. Yesu aguha umugisha kandi ibyo ukora utera imbere mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom. Imana ibagirire neza, naho ubutaha.